Jesus Christ the Sovereign King Reigns TV iguhaye ikaze. Uburezi n'amakuru. Tuguhaye ikaze kuri urubuga rw'uburezi icyiciro cy'ubushakashatsi. Gahunda y'ishuri mu rugo. Mu gutangira, shimiye umutware w'urugo rwacu wakomeje kuba moteri y'iri shuri mu rugo mu rwego rw'ubushobozi. Ndashimira kandi ababyeyi bakomeje kutugaragariza ari benshi ko inararibonye nk'iyi yari ikenewe ngo basobanukirwe bimwe na bimwe bibera mu bwonko bw'umwana badasobanukirwa. Nyuma yo kubasobanurira ko twagaruye umwana mu rugo, mu ishuri, mu muryango, byabaye ngombwa ko tumukorera icyitwa descolarisation. Ni ukuvuga kumufasha kumenyera ubundi buzima bitewe n'uko ubwonko buba bwaramenyereye gukora ibintu bimwe. Biratuma rero tubasha kubasobanurira icyitwa processus de scolarisation ndetse n'uko wakora descolarisation. Ni ukuvuga gukangura ubwonko n'ubushobozi bwabwo buba busa n'ubwasinziriye kubera kumenyera gukora imirimo imwe. Twifashishije iki gitabo tugiye gutangira ibiganiro tubasobanurira ibijyanye n'imikorere y'ubwonko bw'umwana ndetse n'ubwonko bw'umuntu mukuru. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze kuri urubuga rw'uburezi icyiciro cy'ubushakashatsi. Ubushize twarebeye hamwe ko umwana yakwigira mu rugo. Ese wari uzi ko ishuri ko turibona ubu ryatangiriye mu rugo? Umwami w'abami Charlemagne mu mwaka wa 789 niwe watangije ishuri yashyize mu rugo rwe kuko yari akeneye kwiga gusoma no kwandika. Uburezi bwariho mbere bwari gusa ihererekanya bumenyi kandi butareba bose, cyane cyane abakene. Ese wari uzi ko kimwe mu bisobanuro by'ijambo académique ari mu rurimi rw'igifaransa sans originalité conventionnelle, ni ukuvuga ikidafite umwimerere kandi gihuriweho na benshi. Ese wari uzi ko kimwe mu bisobanuro by'ijambo scolaire naryo ari sans originalité livresque, ni ukuvuga ibyisanisha n'ibitabo ibidafite umwimerere. Bibaye bitya twaba tugomba guhindura uburyo twigamo. Wari uzi se ko uburezi ku rwego mpuzamahanga bwafatwaga nk'igikoresho cyagombaga gutuma ibihugu bikennye bihahira ibikize? Iki cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNESCO, dore icyo kivuga kuri imwe mu mapaje yacyo. Imvugo yo gukusanyiriza ibintu hamwe, la théorie de la modernisation, yahujwe ku buryo bwegeranye cyane n'iyo kugengwa. Imvugo yabanje gukoreshwa muri Amerika y'Amajyepfo isobanura kugengwa mu by'ubukungu. Muri icyo gice cy'umugabane n'ibihugu byateye imbere mu nganda. Mu mpera z'imyaka ya 1970 iyi mvugo yatangiye gukoreshwa mu bihugu byose bikiri mu nzira y'amajyambere. Kimwe mu bisobanuro kuri iyo mvugo cyari ko ibihugu byakolonije ibindi byari bigifite uruhare runini cyane ku buryo butatumaga systeme z'uburezi bw'abenegihugu zishobora gukura no gutera imbere, kereka gusa igihe izi systeme z'uburezi zagombaga kuba umugaragu w'inyungu z'ubukungu cyangwa ingamba zerekeza kuri izo nyungu. Ni muri urwo rwego uburezi bwatumye haboneka gusa igisubizo kigoramye ku cyagombaga kuba iterambere risubiza ibibazo by'ubukene bw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ibi ndetse bikaba byabyara iteranyuma aho kubyara iterambere. Ibi rero byahise bituma havuka isano y'umukiriya, relation de client, yari imungu kandi mu bijyanye n'imari yagombaga guherekezwa n'ibirundo by'imyenda ku bihugu byari bigishaka kwiteza imbere. Aha kwiga indimi z'amahanga nk'igifaransa n'icyongereza byasubije ibintu irudubi. Uko byari kose, inyigisho zatangwaga zashyirwagaho n'isi yateye imbere yo mu gice cy'isi cya ruguru ikaganishwa mu gice cy'amajyepfo mu bihugu bigishakisha kwiteza imbere. Ibyari bigiye kuba nk'ubuhake mu bijyanye n'umuco. Ubundi se icyo twita processus de scolarisation cyo ni iki? Kugeza ubu bavuga ko turinda dusaza ubwonko bwacu bukoresha 10% gusa by'ubushobozi bwabwo. Biterwa n'uko imikorere y'ubwonko ijyana no kumenyera no gusubiramo ibikorwa.
iyo umuntu yitabiriye ishuri kare rero ubwonko bwe bumenyera isaha abyukira, inzira anyuramo, aho yicara, uko yicara n'uburyo bumwe bwo kwiga mwarimu ari imbere cyangwa hagati y'abanyeshuri. Mu minsi mike cyane ubwonko busiba ubundi bumenyi bwose n'ubushobozi bwose bubona ko butazakenera, maze bukiha inshingano yo gukora neza gusa cya kintu kimwe bwamenye ko ari cyo cy'ingenzi kubera ko gihoraho, ari byo twita specialisation. Ni muri urwo rwego ushobora gusanga umukobwa urangije kaminuza atazi guteka cyangwa se koza ibintu, ni ukubera ko aba yarabaye scolarisé, amenyera ko ibyo agomba kubikorerwa. Ushobora gusanga umwana utazi gufura amasogisi, utazi koza inkweto ze, kuzageza ku mukozi ubwirwa ko agiye guhagarikwa ku kazi agahita asaza. Impamvu nta yindi ni uko ubwonko bwe buba butarateguriwe gukora no gutinyuka ibintu byinshi binyuranye. Ni nayo mpamvu umuntu usabwa kwihangira umurimo ku myaka 17 aba yarakererewe cyane. Ubwonko bwe buba bwararangije kubika amakuru menshi atuma atigirira icyizere. Ese wari uzi ko ku myaka 6 ubwonko bwacu buba bufite imikurire ya 90%? Byatumye duha abana umwe w'imyaka 6, undi w'imyaka 8 inyigisho ubundi itangirwa mu mashuri yisumbuye ngo turebe uko bayumva. Ça, c'est comment la pluie se forme. Les arbres respirent, les eaux aussi respirent. Et la vapeur monte vers les nuages. Dans les nuages, la vapeur redevient des gouttes d'eau. Qui revient sur la terre en forme de pluie. Ici, j'ai une feuille pénicinaire et la nervation est pénée. Ça veut dire il se ramifie de deux côtés. Ici, nous avons une feuille palmée qui a des nervules palmées. Ici, la nervation est réticulée. L'eau se présente en 3 formes. Ça, c'est du liquide qui prend toutes les formes du contenant. Quand je chauffe, ça donne de la vapeur. De la vapeur. Ça donne de la vapeur. Et quand je mets sous le froid, ça devient solide. Gaz, liquide et solide, c'est de la physique. La chimie est très intéressante. Ici, je dessine. Chaque matière a des petites particules qui sont indivisibles, qu'on appelle un atome. Les verts, c'est les protons et les rouges, c'est les neutrons. Et autour gravitent des électrons. Chaque matière a des petites parties qu'on appelle atomes. Les atomes ont des noyaux. Ici, j'ai des neutrons et des protons.
et les bleus sont les électrons qui tournent autour. À l'intérieur des protons, il y a des parties indivisibles qu'on appelle les quarks. Kugira ngo wongere gukanga ubwonko bw'umwana cyangwa ubwawe, ni ngombwa gusobanukirwa uko wabugaburira, uko watuma buhumeka, uko watuma butemberamo amaraso, n'uko watuma bubobera. Ikindi tureba none ni uburyo wakoresha ubushobozi bw'ibice byombi by'ubwonko bwawe. Ubwonko bufite ibiryo byabwo. Iyo umwana avutse, ubwonko bwe buba bupima 25% by'ibiro by'umubiri wose. Ku mwaka umwe, ubwonko buba bupima 50%, naho ku myaka 6 buba bupima 90% by'ubwonko bw'umuntu mukuru. Ni ukuvuga ko imikurire yabwo nayo iba ari 90% by'ubwonko bw'umuntu mukuru. Ni nayo mpamvu imyaka myiza yo gutangira ishuri ari imyaka 6. Ubwonko bw'umwana bugomba kugaburirwa neza kugera ku myaka 6. Ariko nanone uko bukura bugomba gukomeza kugenda bugaburirwa neza. Ubwonko bukenera isukari ya glucose nyinshi kuruta ibindi bice by'umubiri. Bukenera ibyo kurya birimo za vitamine, cyane cyane izo mu bwoko bwa B, ni ukuvuga B1, B2 na B3. Igice cy'inyuma cy'ubwonko gikenera cyane vitamine C. Vitamine A na D nazo zikenerwa cyane mu bwonko kugira ngo ibinyamavuta bibashe guha ubwonko ibyo bukenera. Bimwe rero mu biribwa twaha ubwonko ni ibinyamavuta nk'ubunyobwa, amande, avoka, ibihwagari n'ibindi. Bigira intego aho kugira ngo umwana wawe ujye kwiga umuhaye isukari yo mu ruganda, umuha imbuto zinyuranye. Hari n'igikoma cy'ubwonko cyagenewe gusa kubugaburira ku buryo bituma bufata vuba. Icyo gikoma gikoreshwa amata, kigakoreshwa imbuto za date, kigakoreshwa ibisuguti, kigakoreshwa avoka ndetse n'amavuta y'ubunyobwa. Icya kabiri ukwiye gusobanukirwa ni uko ubwonko buhumeka. Ubwonko bukoresha 20% by'umwuka wose umubiri ukenera. Ni byiza ko uwiga abyuka mu gitondo akajya hari umwuka mwiza, agakora imyitozo yo kwinjiza mu bihaha umwuka no kuwusohora. Muri ubu buryo atuma ubwonko bubona umwuka mushya bukeneye. Niba kandi nawe ushaka gukangura ubwonko bwawe, ni ngombwa gukora uyu mwitozo. Ubwonko bukenera gutemberamo amaraso. Imitsi y'umubiri wacu wose ihurira kandi igategekerwa mu bwonko. Niyo mpamvu niba ushaka ko amaraso agera mu bwonko, kora imyitozo yoroheje yo kugenda wihuta mu gitondo maze amaraso abone uko atembera mu bwonko. Aha turavuga gukoresha umwana imyitozo nk'iyi tuzi icyo igamije kandi tukabanza kukiganiraho nawe. Bityo nawe azagenda yumvamo buhoro buhoro izi mpinduka kuko ntizitinda kugaragara. Niba nawe ushaka ko amaraso yongera gutembera mu bwonko, byuka ukore iyi myitozo. Ubwonko bukenera amazi. Ubwonko ntibujya buruhuka, kandi kugira ngo bukore neza bukenera amazi menshi birinda imitsi yabwo kumagara. Ni byiza kwimenyereza gufata amazi tukibyuka, kandi bigatozwa abanyeshuri ndetse no hagati mu munsi bakaba bashobora kubona amazi kandi meza hafi yabo. Kwiga tunywa amazi twabimenyereje abo twigisha, usibye kubobeza ubwonko ngo bufate neza, bituma uwiga atararambirwa, umubiri we wose ufite ubuhehere, bituma yiga igihe kirekire. Ubwonko bukenera ikiruhuko. Nubwo butaruhuka ariko ubwonko bukenera ikiruhuko. Ibitotsi nibwo buryo bwo guha ubwonko gusubirana imbaraga zabwo. Igihe turyamye hari imirimo myinshi ubwonko bukora. Nibwo bukura inzozi zifite akamaro ko kutubohora ku byo tuba tutabashije cyangwa tutarabashije kugeraho. Iki gice tuzakigarukaho by'umwihariko. Icyo wakwitaho gusa
ni ukumenya ko ubwonko bw'umwana kugira ngo bukure neza agomba kuruhuka amasaha hagati ya 10 na 12. Naho wowe muntu mukuru ugomba kuruhuka amasaha ari hagati ya 6 n'8. Umutwe wa 5 w'iki gitabo uvuga uburyo dusaba igice cy'ibumoso n'icy'iburyo by'ubwonko bwacu gukorera hamwe. Burya iyo dukoresha ukuboko kw'iburyo tuba turi gukoresha igice cy'ibumoso cy'ubwonko. Iyo dukoresha ukuboko kw'ibumoso tuba dukoresha igice cy'iburyo cy'ubwonko. Imiterere y'uburyo ubwonko butegeka umubiri wacu ikoresha kubusanya. Igice cy'ubwonko cy'ibumoso gitegeka ibice by'umubiri cy'iburyo, naho icy'iburyo kigategeka icy'ibumoso. Kubera kumenyera gukorera indyo, ntitwita gukoresha imbaraga zose z'ubwonko Imana yaduhaye. Niyo mpamvu abana bakorera imoso cyangwa abantu bakoresha imoso bavuga ko bafite ubuhanga bwihariye. Ni uko igice cy'iburyo cy'ubwonko gikungahaye cyane ku gufata ibyo bwiga ndetse no gutanga amabwiriza ku mubiri. Byagenda bite rero ngo umwana cyangwa wowe muntu mukuru ukoresha ibice byombi by'ubwonko? Urabibusaba kandi urabukangura. Ukoresha imwe mu myitozo ngororamubiri isaba ibice byombi by'ubwonko gukorana no gukorera hamwe umunsi wose. Bimwe mu by'umwana cyangwa wowe muntu mukuru wakora ni nko koza amenyo ukoresheje ukuboko kw'ibumoso, gusaba umwana kubanza kwandika amagambo amwe n'amwe cyangwa gushushanyisha ukuboko kw'ibumoso niba akorera indyo, gukora imyitozo yo gusobanya amaguru n'amaboko ukayihinduranya bimara byibura iminota 30. Iyo ukoze ibi bituma ubwonko bwigirira icyizere. Ibice byabwo byombi byitoza gukorera hamwe no kugira umumaro. Mu gihe utabikoze, igice kimwe cy'ubwonko kiba ikinebwe kikanageraho nta kintu na kimwe kizi. Uko niko dukangura ubwonko bwacu. Iyo tubikoze mu gihe cy'iminsi 21, ubwonko bwacu butangira gukanguka no guhindura imikorere. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu bitaha kandi dukomeje kubashimira ko mudukurikira muri benshi.